nuko Belushazari agisogongera kuri vino ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza byose Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinyweshe. Nuko Belushazari agisogongera kuri vino ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza byose Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinyweshe. Ndimo ndasoma Daniyeli igice cya 5, Daniyeli igice cya 5 umurongo wa 2. Hari ibintu bikomeye, hari amagambo akomeye, aho umwami yishimye agakora ibikorwa turi buze kongera kuvuga mu buryo mu bundi buryo bwisumbuyeho, ariko dusubye umurongo wa 16 ubwo n'igice cya 5 cya Daniyeli 16b. Umwami abwira Daniyeli ati nuko rero niba ushobora kunsomera iyi nyandiko ukansobanurira impamvu yayo, uzambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa 3 w'ubwami. Murumva naho umwami afata umuntu wari umunyagano nubwo kubw'impano ze yaragiye azamuka kugeza igeze ibwami, ariko akamureba ati nuramuka unsomeye iyi nyandiko kampa n'ubusobanuro bwayo, ati uzaba uwa 3 muri ubu bwami. Iyi nyandiko rero inyandiko ni inyandiko muraza kuyumva amahanga hamwumve ibiyivugwamo, mwumve uko byagenze kugira ngo inyandiko irindiza, muraza kumva inkomoko yayo ko yarahuye n'isindwe umwami amaze gusindana n'abantu be. Ariko tumaze kubigira akamenyero ko muri iyi minsi dushobora noneho gukora ibikorwa bimwe na bimwe, kandi tukabikora binyuze mu ndirimbo. Kandi muri tubanze twiririmbire gakeya. Kuririmba ni byiza, uburyo umuntu yaririmbamo ntabwo bahanye impano. Ni nk'iri jambo ry'Imana dusoma naryo, impano ntabwo ziba zingana, ariko nta marushanwa arimo, no gushyigikirana no gufatanya no kunganirana. Reka turirimbe rero. Berushaza ari ku ngoma Babuloni, yatinyutse igikombe cy'Uwiteka, maze abona ikiganza cyandika ku rusika amagambo akomeye ateye ubwoba. Berushaza ari ku ngoma Babuloni, yatinyutse igikombe cy'Uwiteka, maze abona ikiganza cyandika ku rusika amagambo akomeye ateye ubwoba. Daniyeli yabonye inyandiko ku rusika, maze asoma ayo magambo, menu tekeriperesi. Muri iryo joro Babuloni iraterwa, Berushaza arapfa. Kwinangira kwe kwishyira hejuru bishyirana nawe. Daniyeli yabonye inyandiko ku rusika, maze asoma ayo magambo, menu tekeriperesi. Muri iryo joro Babuloni iraterwa,
Berushaza arapfa. Kwinangira kwe kwishyira hejuru bishyirana nawe. Berushaza agira ubwoba bwinshi cyane, ahindishwa umushyitsi n'ibyabonye. Muri iryo joro yarapimwa asangwa adashyitse, ubwami bwe buhabwa abaperesi. Berushaza agira ubwoba bwinshi cyane, ahindishwa umushyitsi n'ibyabonye. Muri iryo joro yarapimwa asangwa adashyitse, ubwami bwe buhabwa abaperesi. Daniyeli yabonye inyandiko ku rusika, maze asoma ayo magambo, menu tekeri peresi. Muri iryo joro Babuloni iraterwa, Berushaza arapfa. Kwinangira kwe kwishyira hejuru bishyirana nawe. Daniyeli yabonye inyandiko ku rusika, maze asoma ayo magambo, meni tekeri peresi. Muri iryo joro Babuloni iraterwa, Berushaza arapfa. Kwinangira kwe kwishyira hejuru bishyirana nawe. Umunsi w'imperuka uri hafi kugera, Imana igashyira iherezo ku isi. Mwiboneze kandi muhore mwiteguye, mutazamera nk'ab'i Babuloni. Umunsi w'imperuka uri hafi kugera, Imana igashyira iherezo ku isi. Mwiboneze kandi muhore mwiteguye, mutazamera nk'ab'i Babuloni. Daniyeli yabonye inyandiko ku rusika, maze asoma ayo magambo, menu tekeri peresi. Muri iryo joro Babuloni iraterwa, Berushaza arapfa. Kwinangira kwe kwishyira hejuru bishyirana nawe. Daniyeli yabonye inyandiko ku rusika, maze asoma ayo magambo, menu tekeri peresi. Muri iryo joro Babuloni iraterwa, Berushaza arapfa. Kwinangira kwe kwishyira hejuru bishyirana nawe. Daniyeli yabonye inyandiko ku rusika, maze asoma ayo magambo, menu tekeri peresi. Muri iryo joro Babuloni iraterwa, Berushaza arapfa. Kwinangira kwe kwishyira hejuru bishyirana nawe. Reka n'ubundi dusome ya magambo
cyakora ya mirongo turayibandaho, wa wundi wa kabiri ndetse n'uwa 16b, aho muri bwumvemo isindwe n'ibirori byateye gutinyuka, abantu bagatumizaho ibikombe byejejwe n'ibindi bikoresho byo mu nzu y'Imana, noneho bakabizana abantu bakabinywesha umwami n'abagore be ndetse n'abatware be n'abandi babibwami. Hanyuma muri uwo murengwe no kumara gusinda gutyo, bagiye kubona ku rusika handitswe inyandiko batabasha gusobanukirwa. Umwami ratumaho, umwami yabonye iyo nyandiko, niwe wayibonye, atumaho abantu ngo baze kumufasha kwisobanukirwa. Bose birabananira, banavuga ko rwose nta n'umwe wabasha gusoma iyo nyandiko, nta n'uwabasha kuyimenyesha umuntu n'umwe, nta bari bubashe kwisobanukirwa. Cyakora umwamikazi aza kuza, yumva umwami uko ahangayitse, yumva ibyo bavuga, aravuga ati nyaguhoraho, ibitekereza byakugarika ku mutima, mu maso hawe n'ukundi, kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo urimo umwuka w'Imana zera, ndetse no ku ngoma ya Sawuli kwagwamo n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakaludaya n'abacumi. Kuko muri uwo mugabo Daniyeli umwami yahimbye Beliteshazari habonetsemo umwuka mwiza wo kwitegereza, yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko rero hamagaye Daniyeli aze asobanura impamvu yabyo. Ngira ngo namwe mwese kwisomera mushobora gufata Daniyeli igice cya 5 mugasoma ayo magambo yose, ariko nimureke turebe igihe umwami Daniyeli yaramugeze aho ngaho. Nuko bazana Daniyeli aho ni ku murongo wa 13. Nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami waza Daniyeli ati, ni wowe Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yakuye i Buyuda? Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekamo. Ubu ngubu banzaniye abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo bansomere inyandiko, bansobanurire impamvu yayo, ariko ntibashoboye kubisobanura. Ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo no guhangura ibyananiranye. Nuko rero niba ushobora kunsomera inyandiko ukansobanura impamvu yayo, uzambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa 3 mu bwami. Daniyeli asubiza umwami ati, impano zawe uzigumanire, kandi ingororano zawe uzihe undi, ariko ndasomera umwami iyi nyandiko musobanura impamvu yayo. Ntarajya hirya aya magambo arantangaza, kandi yagereranya n'ababwiza butumwa b'iki gihe cyangwa abakozi b'Imana ngo bafasha abantu bakamusengera, ubundi bakamuhanurira, ubundi ariko agamije indonke. Ati turo ni utanga negeri buze kugira icyo rikora n'iki. Ariko dore ahangaha Daniyeli umwami yashatse kugira icyo amuha, undi aramubwira ati ibyo ngibyo ahubwo wabyihera undi, ariko giyeho ndasobanurira umwami ibigomba kumubaho byose. Hariho n'undi nawe byabayeho, Elisa umugabo w'Imana Elisa, ubwo umutware w'abasirikare yari umubembe, Namani umutware w'Isiriya yari umubembe. Noneho aje kureba Elisa kugira ngo abantu bamenye yuko umwe mu baja babaga mu rugo rw'umutware w'abasirikare. Yamugira inama, ariko uzajye i Samariya uzasanga Elisa ashobora kugufasha rwose. Arabanza yumva sibyo, ariko bigeze igihe abatware bamugira inama ati tugende. Bagezeyo n'ubwirasi bwose ahamagara Elisa ati, mfite ikibazo none wamfasha. Elisa atiriwe nasohoka aramubwira ati, genda ujye muri Yorodani wiyuhagiremo 7 uraba neza. Ariko umutware w'abasirikare agira umujinya ati, nta sura, tugenda neza yuko uri buze kwandibana ibyaha intoki. None nibyo tubuse inzu z'i Damasiko ni zombi
ariko muri uko kwitotomba agira abajyanama beza baramubwira ariko yakubwira ikintu kitari n'icyo ngicyo ntabwo bari bugikore. Ajya mu mazi rero, ajya mu mazi noneho bisoza akeye abaye neza. Byagenze bite? Elisa umutware amaze gusobanurira isi byamubayeho, yashatse kumuha impano ariko Elisa ntiyazakira. Ariko Gehazi ahanira za mpano, biza gusoza ibihembe byari biri kuri Namani bigiye kuri Gehazi. Ibihembe byo mu bwo buryo, noneho ibihembe byo bw'umwuka bidahita bigaragara, nibyo bijya kuri babandi biga babeshya ngo barimo barahanura, ngo barimo baragira bate bakira indonke gusenga byarabaye nk'akaduruvayo. Ariko ni igihe cyo gutekereza kabiri. Reka nigarukire nkomeze amagambo nari ndimo gusoma. Daniyeli asubiza umwami ati impano zawe zigumanire kandi ingororano zawe uzihe undi, ariko ndasomera umwami inyandiko musobanurira impamvu yayo. Aya magambo umurongo wa 17, yemwe mujye mubusoma mumenye ko impano z'Imana ntabwo zigurishwa. 18, umva nyagasani Imana isumba byose, haye so Nebukadinezari ubwami n'ugukomera n'ubwiza n'icyubahiro. Abantu b'amoko yose y'indimi zari zimwe baramutinyaga, bagahindira imishyitsi imbere ye kubw'icyubahiro Imana yamuhaye. Yicaga uwashatse kwica, akarokora uwashatse kurokora. Yogezaga uwashatse kogeza, agacisha bugufi yashaka gucisha bugufi. Ariko yishyira hejuru, yinangira umutima, bimutera kuba umunyagitinyiro. Mu byo yakoraga niko gukurwa ku ntebe y'ubwami, maze icyubahiro cye bakimukuraho. Nukwerekanwa mu bantu, umutima we uhindurwa nk'inyamaswa, abana n'imparage, akarisha nk'inka, umuriro utungwaho n'ikime kiva mu ijuru. Aya magambo ni menshi, ariko wowe umwana we Belushazari ntiwicishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose. Belushazari yari azi ibyabaye kuri Nebukadinezari, yari azi neza uko byamugendekeye kugeza agenda akamu mu ishyamba akarisha nk'inka. Ariko nuko Imana yaje kongera kumugarura, ariko Belushazari arangaye yishyira hejuru kugeza ubwo atekereje gushaka kunywera ku bikombe n'ibindi bikoresho byavuye mu rusengero. Atabwo wishyize hejuru ngo muri Uwiteka Imana ny'ijuru bakuzanira ibikombe byo mu nzu yayo, kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibyigomana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye bitareba, ntibyumve ntibyitegereze. Ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyirukumenya imigendere yawe yose ntibakayishimisha. Iyo gitumye itegeka ko icyo kiganza kiza ikacyandikisha inyandiko. Kandi ibyanditswe nibyo ibi: mene tekeru farisini. Kandi bisobanurwa bitya: mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma, iyishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo bigaragara kudashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe Abamedi n'Abaperisi. Nuko Belushazari ategeka ko bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguriye ko azaba umutware wa gatatu mu bwami. Ariko iryo joro Belushazari umwami w'Ubukaludaya yaricwa. Ubwami buhabwa Dariyo w'Umumedi, yari amaze nk'imyaka 62 avutse. Birakomeye. Ibi ni byerekana ko ubuzima umuntu yabamo, icyubahiro yagira, ububasha yagira, amashuri yakwiga, amafaranga yatunga n'ibindi byose byakabaye byiza ubigizemo kwicisha bugufi. Ntabwo ari ubwenge bw'umuntu cyangwa se imbaraga z'umuntu zimuhesha ibintu, zimuhesha ububasha, ahubwo byose bibaho biciye mu kiganza cy'Imana. Si gukora kurusha abandi, si ubwenge kurusha abandi, nta nubwo ari amahirwe y'abandi, ahubwo bifite impamvu kandi iyo migisha ibiri kumwe n'inshingano nk'uko dukunda kubivuga. Ni byiza rero kumenya kwicisha bugufi. Harimo inyigisho nziza, kongera gusoma icyo gice cya 5 cyose, harimo ibintu bishobora kunganira abantu. Reka dusoze ijambo ry'umunsi dusenga. Turagushimira Imana y'icyubahiro, dushimiye yuko ishuri bihishwe. Ibyo nibyo byabaye ubwo mwamereye icyo yakora atazi ibyanditse ku rusika, ariko umugaragu wa Daniyeli nk'uko wari waramufashije
kuba hafi ya se w'umwami, nawe ibyo mu bagabo byose ukamusobanurira kandi bikagira icyo bimumarira. Ni nako rero none n'ubu ngubu tugusaba kugira ngo tube hafi. Ibiyoberana biriho, impinduka ziriho, kubara n'ikoranabuhanga, kuko n'ubundi wanyuze muri Daniel ukavuga yuko mu munsi y'imperuka ubwenge buzagwira. Ubu turi mu mpinduka z'ibihe, haba ari ubwenge bwaragwiriye mu buryo bw'isi, impinduka z'ikoranabuhanga zinarimo yebwe n'ubwenge bw'ubukorano. Tutuze kandi tumenye ko twabasha kubana nabyo. Dore ubwo bwenge bwagomba kugana n'ubundi bw'ikinyena n'ibyo ubwira abayoboke bawe nabo ubwabo bakubwiza ubwenge, bakamenya uko babana n'isi. Dufashe rero kugira ngo umwuka wawe ukomeze atuyobore kandi atube hafi. Mu izina rya Yesu.